Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Yaranshutse ntiyanshakiye, wanditswe na Manishimwe Dieudonné, unonosorwa n'itorero indamutsa. Akenshi iyo umusore n'umukobwa bageze igihe cyo gushyingirwa, ababifitiye ubushobozi bategura ibirori bitandukanye, harimo no gusezerana imbere y'Imana. Mu madini menshi usanga abashyingirwa basezerana kuzabana mu bihe byiza no mu bibi, bakennye cyangwa bakize, babyaye cyangwa batabyaye, ndetse bakavuga ko bazakomeza kubana ari bazima cyangwa barwaye. Nubwo iyi ndahiro bayivuga, hari bamwe mu bagera mu rugo ibyo batekerezaga byahinduka, ubukene cyangwa uburwayi byabugariza, ugasanga umwe cyangwa bose bibagiwe indahiro bahanye, umwe agacukwe n'undukwe. Ariko se birakwiye ko bashakanye bagamburuzwa n'ibigeragezo kugeza aho buri wese acukwe kandi barasezeranye kuzabana karamata? Dukurikire umukino. Ariko suri rukanswe n'icyorese tukabanza tukiganira ko hari umwana ugiye guhibera. Umva ye reka nitahire da. Umugore wawe atansangana akagira ngo mba naje kumutwarira umugabo. Agereka kwigira ucyo ariko. Umwara sunjyana he. Nawe uraho umujyana se. Aho umujyana arahari. Uze sindi umukobwa mukuru. Urumva umugore wawe yadusangana bikangwa amahoro. Ava ku mugore wawe namwihorere. Aha ni iwanjye ntabwo ahantegeka. Urumva neza. Kandi ntabwo agomba kunca ku nshuti. Rahira akadusanganya utatitira Alexi. Njyewe Alexi. Nitizwa niki? Nibye se? Cyangwa naroze, narwanye, nari iki nakoze cyatuma nitira? Ahubwo Alexi, byanze bikunze ukinguye ntiyankoresha. Aho murawana. Arakugira atese gusura abantu ntibibaho. Mwiriweho? Mwiriwe sheri. Niko. Ni karibu. Amakuru se ko datinze ku isoko di. Ibyo nashakaga mpise mbibona. Byiza noneho. Gaho rero Suzana Louise dore yadusuye asanga udahari. Yewe mumbare naje kubasura ntabateguje ndangije nsanga mutanahari. Si itegeko ko wadusanga twembi. Wowe wasanze niba wamusuye nta kibazo. Wagize ngo sana hamaze umwanya munini. Ni nkaho muhahuriye pe. Ahubwo reba icyo twakiriza umushyitsi. Nabe yihanganye ndaje nteke dusangire. Ariko waba umuhaye ko kunywa igihe nyine ibyo biryo bitarashya sibyo? Ndaguha iki se Louis? Dufite amata na ji. Cyangwa ube wihanganye ngo ukorere icyayi. Muri ibyo byose subwo ndamwamikira ewe. Ushatse waba unabiretse se nkunda ibyayi n'imitobe kuko biba birimo amasukari. Bagesheje kuri se ko ushaka agacupa kareka kwihagarara. Ntabyo da. Rata sheri. Louise turakorana ndamuzi yikundira agacupa. Bari korera umuzanira sibyo? Ntakunda ibintu by'amasukari. Reka muzanira amata. Ariko urazana amata kandi nkubwiye agacupa. Umva ndakubwiye ngo ujya kwa Kazunguze n'ebyere ebyiri nawe wizanire fanta twakira umushyitsi. Urumva? Wareze tukamwakiriza amata kwa hari. Ariko wa mugore. Niko. Hari cyo gutwara Louise. Ceceka. Niko yankuri. Muri urugo ninde mugabo hagati yanjye nawe? Nari navuga ko ndi umugabo se. Hanyuma nikuti nkubwira ibyo ukora ntunyumve ugashyiraho amategeko yawe. Nakubwiye ngo genda uzane inzoga kuko twakira umushyitsi. Urumva? Uramuhatira amata se atayashaka kubera iki? Nta soni. Nose ko nta mafaranga mfite inzoga ndaziguriye. Ariko nta soni koko yankuri. Nta soni koko ngo nta mafaranga ufite. Ndavuze ngo hita upfukama hasi. Tira vuba. Upfukama hasi. Umva ndavuze ngo ceceka. Nta soni. Nta soni. Wowe ntankara gatanda avuga nawe ukavuga. Urongera kuvumbura urambura. Ndavuze ngo pfukama hasi ushyira amaboko hejuru ubundi usaba imbabazi. Nta soni. Uko gasa. Wowe uransuzugura imbere y'umushyitsi nta soni. Wamubabariye Alexi, mubabari ntabwo azongera. Mubabari se mubabari. Nkoze iki cyatuma umfukamisha imbere y'indaya zawe ukakunda uraboshye
uvuze ngo iki yankuri ngo imbere y'inki sha hari igihe uravuga ngo ndagukubita reka noneho nze gukubite ku buryo inzoka zo mu nda zazo zigushiremo ja reka nze gukubite wumve ko ndumuga ceceka ngaho sike nta soni ceceka nta soni. ese ubwo washinguye tugataha uragira ngo tugere muri gare ikirango kimaze kwikubakuba nigishaka cyikube cyangwa cyikubure n'ubundi birarangira ntashye ubwo mana ese ko mbona ufite umunabi mukuru basuye mu ruhango havuye ejo bundi bageze ngo abarwayi bari hariya ntibatuma unahajya 5 mu kwezi se kuko ngo da shaho hariya mvuye umwana ariko singira simufata ibizamini byose ni umwana wa mugore wambaye ikanzu itukura se n'uwo rwose sha nakwitwa Nadine ni ubwa mbere mpuye n'umurwayi akantisha umutwe nkumva ndasaze neza ariko ibibazo umuntu uvuga ngo umwana we mujombe buhoro ntarire we namwumvise yisiraranga mu ivuriro ngo arashaka umuyobozi akajya kumuregera ko abaganga bamuvuriye umwana nabi sha yantesheje umutwe akajya ambwira ngo umwana watinya urushinge simubaze najya gufata amaraso ngo ni injombe buhoro yamujyanaga hese umbaze mubaze ubundi ngo nimuhuhira hatarira mana yanjye abuze gato ngo mubwire ni ijyana umwana ujye kumwivurira reka nkubwire shakana n'abarwayi ntibwire inkuru nziza ahubwo agiye kutwongeza se gira sha karabaye ariko ku mugani w'abanyarwanda umutenda rotarya yakwicura agaheba mbwire utabeshye urumva amakuru yo kogezwa ngewe ngo daze n'indi wo kuyamenya koko none si inkuru nziza umfitiye ni iyihe koko nkurikije ubukene n'ifitiye inkuru ya mbere nziza arinzanira amafaranga gusa ubu se ariko umusheri ntiyaruteguha amafaranga gada abasheri ndangira narababonye ahasigaye nawe uzabiranye nyamara utivumbuye nagushyingira Alex shaho uzamwihorere goda uzamwihorere rwose bose mwagiye kumushyingira kariya gaturumye k'agaturage ngo ntiyankurije mutambona nade tuvugishije kuri nk'inshuti uretse ko papa yabaye nk'uturusha ingufu hari ubwo ngewe nari nshyigikiye ko Alex abana na kariya gatine k'agakobwa koko byararangiye ibyo tubireke goda mbabarira byararangiye rwose Alex ni musaza wawe yarongoye uwo yumva ashaka kandi yamuhisemo asize sibyo nta kindi rero wikomeza kunzana mu bibazo by'umuryango wawe ariko ntukavuge ngo byararangiye nyine byararangiye se yarapfuye byararangiye Alex ariho byararangiye kuko yarashatse nese uragira ngo azangire uwa kabiri ngewe Nadine kuko urabona ndi umukobwa uciriritse ku buryo najya kuba umugore wa kabiri ikibazo cyawe rero nawe ntujye ucisha make ngo wumve umuntu ncisha make ubu se namara gutandukana na kariya gaturage kandi kwari vuba mbizi hari ikizaba gisigaye ntimuzahita mwibana niba ryari sara bamaze kubyarana 3 bazabyarana 3 se rimwe ryo rizaba ryabonetse kuva bakora ubukwe nta niravamo kandi bagiye kumara umwaka uyu mwaka wose uruzuye musaza wanjye rero nawe reka nkubwire byamuteye umujinya asigaye yirirwa agahonda akababaza ikikabesheje mu rugo rwe nashinyirize rero ntacyo azamutwara kuko barasezeranye mu murenge no mu kiliziya isezerano riba ku mutima mwanibera byose ni amagambo yumvise niba atamushaka hazamwihambira nk'uyu munsi ngo yagahondaguye akagira intere ubu se ejo niyongera n'ejo bundi akongera n'ejo bundi nikazahambira akagasubira iwabo vugira ityo goda ntabwo uzi noneho ubukobwa bwo mu cyaro ukuntu uzi kwizirika ku bagabo noneho nk'akariya katagira ishuri ntikagira akazi ntikagira iki niyo yagahonda ifunika akajya mu bitaro umva kavayo gasubira ku mugabo kuko nta handi kaba gafite kajya ariko Nadi we nyizera gusa nubona Alex ntamugushyingiye uzavuge ko data yabyaye imbwa ndaje nkomeze mbateranye Alex mushyushyu umutwe nimbona inkoni ntacyo zikora nzashaka n'ubundi buryo azajya akoresha moza ku nkeke kugeza agiye arakajya mu kanyaru icyo mbwira ni igiki se waretse nkigira kuryama none se nta nubwo urya irire wowe watetse ngewe icyo ngusaba ni amahoro gusa nkiryamira nta nduri ndi hejuru
numva neza. none se waretse tukaganira ku byabaye ku manywa? Ntabyo nshaka. kuko wowe wabonye biriya bintu bikwiriye. Wakabimenye se nyine ko bidakwiriye. Ndikute ngo utuma kuza nicyo twakiriza umushyitsi ndi umugabo wawe ukansuzugura bigeze hariya. Ntacyo reka nemere ko nakoze amakosa nkagusuzugura. Wayakoze nyine. none se wowe kunkubitira imbere ya Louise bigeze hariya buriya wambereye imfura nk'umugabo wanjye koko Alex. Ko utangiye kwiza se nk'aho atari we byose wabitangije. Iyo ukora ibyo nakubwiye wari kubiki nta soni. Noneho nk'aho kunsuzugura ntacyo bikubwiye ugerekaho no kuntuka ngo nazanye indaya mu rugo. Ibyo ndabisabira imbabazi rwose ntabwo nzongera. Ariko nawe wumve ko nabitewe n'uburakari. Yego ye. Ese Alex iki? Ari wowe uje ugasanga umugabo mu rugo rwawe turi kumwe twenyine ntigeze nguhamagara ngo nibura ngo nkubwire ntinabonye umushyitsi wawe ifatutse. Naho bigeze se? Arawe. None ugiye kuyuzana abagabo kugira ngo unyishure ngo nanjye nazanye abagore. Sawa sha ikikoshya n'ikiguhima byose ndabizi. Uzabazana kabiri ntuzabazana gatatu. Simvuze ko nzazana abagabo. Uzakora iki? Naguhaga urugero ngo wumve uko nari meze ngusanganya na Louise mwenyine mu nzu. Utigeze umbwira ko aza kudusura. Ariko ubundi kariyo yayo wirirwa ugenza abava n'abaza muri uru rugo uraruhahira uraruvunikira urarukorera. Uri iki muri uru rugo ku buryo wateza ubwega ngo umuntu yaje mu rugo hano? Noneho ntacyo ndi cyo muri uru rugo rero. Ubuse navuga kuri iki? Navuga kuri umwana mu rugo ze, navuga kuri umukozi, navuga kuri iki? Ariko muri iyi minsi wabaye utaregse. Ngo nabaye nte? Ninde wakuroza ukabunyuka inabi bigeze ahangaho umbwira n'amagambo nshengura umutima koko. Ariko munyumvire nawe. Ubuzi iki ngereranya nacyo koko? Ariko ye munyumvire nawe. Mbese ubu sindi n'umugore wawe. Arawe. Sha. Amagare wawe. Wabaye umugore ze ntiwakawe utwite kimwe n'abandi twakuriye rimwe ubukwe. Koko. Yego kose. Ubu ni ngiye wanze gutwita ngo mbyara umwana nitwa umubyeyi nk'abandi Alex. Byibaze nawe. Waretse tukihangana ko hari n'abamara imyaka 10 batarabyara nkanswe twe tutaramara umwaka wuzuye. Ariko inde wihangana yihangana iki? Yihangana ikira. Ubu rero nicara aha ngaha nkomeze mvunike nkore ngenyine ngaburire nambike nseye umugore utagize icyo amaze. Ubu nta kintu maze Alex. Mazigize ntacyo rwose. Ubu kuko wampisemo mu bandi bakobwa bose ubona nta kintu maze. Ariko kujya abantu mwanga kumva kuri. Kimwa kumva kurira. None se wowe iyo wirebye ubona umaze iki? Ngo nyagasana. Uraho nta kazi ugira. Ni wiyize ucungiye kungirwa amashuri 6 yisumbuye. Ntubyara. Yewe nakayobe nakubonanaga nkigutereta sinzi yo kagiye. Usigaye use n'icyugo. Ukayobe n'ikiguko. Ubwo si cyo mbeshyaho cyatuma mborogaho n'igiki. Alex. Alex cyariko. Uyu ntabwo ari wowe mugabo wanjye twashakanye. Ninde noneho? Reka nkureke wiryamire. Sinzongera no kukurenganya kuko ibi bintu bifite umuntu byihisha inyuma. Yego ye. Kandi vuba cyangwa kera nzamumenya. Menye n'icyo gambiriye. Ntacyo. Noneho mbura wivunika. Ngiye kuguha amahoro yawe kuburyo utazongera gukubitwa no kubwirwa amagambo agukomeretsa sibyo? Ubundi si umura rwose niko nkubwiye. Ugiye kubona umudendezo usesuye niba ari Alex wawe kubuzaga. Giye hese. Ariko urwo rumoto warujimije maha. Ntacyo reka muzinye n'ubundi narwo rusigaye ruhinda ubanza rushaje hari no kuzagira nkagura indi. Uzarujyane mu bakanishi. Kudakoze se hari icyo wibagiwe maha? Yewe ntacyo nibagiwe. Ariko ibyo mbonye mu isantere sinari kwihangana gukora ntaje kubikubwira mama. Muri iki gitondo ubonye iki mu isantere mwana wa? Mama ndakumva. Nijya ariko ko ntakubwiye niyankurije nta rugo afite reka tumugarura ukananira. Oya maha ibyo ntago mbishyigikiye rwose. Yankurije murekeye yubake n'umugabo we. Biriya nta mugore utabica mu mwana wa. Bizagera aho bishirere gisahinduke ab'umugabo muzima. Bizashira se ryari? Buriya nuko akiri umusore.
abakobwa bakundanaga atararongora baracyamwirukaho kandi nawe aracyafite amaraso ashyushye ya gisore ariko buriya Imana ibagiriye neza bakabona akana inshingano zakwiyongera yareka amafuta akaba umugabo muzima. ariko mwagiye mugira amakenga mama, ubu se ko amutaye mu nzu ibyo bizaba ryaradahari? Maha nawe mushiki wawe uramukunda uzatuma tubaka n'ukuri. amukunda si we wenyine ngira. urumva umugabo w'umuporosoferi mu mashuri yisumbuye nka regisi yata umugore we mu nzu koko? ntago bishoboka. ngo ntiyamuta mu nzu koko? ubu se ko yuri imodoka ijya i Kigali mwirebera agiye hehera? ese nibyo biguteye ubwoba Maha? ariko mwagiye mugira amakenga. mushiki wawe se ko mukundana kuki atakubwiye ko muri iyi minsi abarimu b'abahanga bazajya i Kigali gukosora ibizamini bya leta ra? ngo gukosora ibizamini bya leta ye? kuseka se sibyo? ndakumva. abajya gukosora ibizamini bya leta bagenda nk'abahunze. yego mana. umugabo ujyanye ibikapu 3 bipakiye no hejuru bagiye gukosora ibizamini bya leta gusa. ngo bamara igihe none se abantu bamara ibyumweru bingahe hafi ukwezi urumva atajyana ibintu bifatika mwana wa? ngo atajyana ibintu bifatika? mama njye uramponda sinoga. gute se? niba nagiye gukosora ibyo akosora si byo byonyine bimujyanye urumva afite n'izindi gahunda ze tutamenye. oya humura yewe subira mu kazi kawe utwara abagenzi. usibye ko regisi atanakora ibintu nk'ibyo ubundi bibayeho urumva yankurije atahita aza kutuganyira. atuganyira urasi yabavuga iki ko yamaze kuba nyirandarwemeye? igihe cyose ntibamudiha bakamutikagura tukabyumvana abaturanyi twe nta n'ikintu yigeze atubwira. ariko ku rundi ruhande ngewe ndabishima. uretse nawe ejo bundi ushingira urugo none se uzajya upfa n'umugore wawe akantu gatoya uhita uza kumbwira ngo umugore yantutse, ngo umugore yandebye, ngo umugore yanyuze iruhande ansitaraho? utwo tuntu watuvamo? ibyo simbishyigikiye mama. yego mana. nuko kayankurije kananiye ubundi njyewe nagenda ngahita nkazana kagatandukana n'irangirwa mugabo y'umwiyemeze gusa. ariko Maha wajya witonda. ariko uzi kubana n'umuntu uhora kurya umutima uko atashya akaza kuko inabi nta n'icyo wakoze mama. mu rugo habamo byinshi mwana wa. ntabwo umugabo yakwitora ngo ataha avuga nabi nta cyabaye. buriya ntibaba bawuze ikintu bapfa n'ubwo cyaba na gitoya. ariko se mama reka nkubaze, nturi umuntu mukuru? ndakumva mwana wa. ubu umugabo akwiriye gukubita umugore ngo yatetse umunyu muke? oya byo ntibikwiye. ariko ibyo wabiretse ukaza tukaba twiganira regisi ukama amakuru neza. niko ibyo bikapu sinje ngashaka aho mbishyira. reka yewe mbanze mbirunde muri iyi nguni bireke gutera akavuyo muri sa. ntacyo byari bitwaye ariko ubundi se nanjye konje nk'uwimutse kugira ngo akitwa kanjye kose sinkazanye. ubundi se waba usubira kwa dayimoni gukora iki? niko maze ugize amahirwe arakwizanira ubasha kumwigobotora none ngo wamusubira imbere. ngwino tuba twiganirira yewe unyihera amakuru ashyushye. aha mbirunze si sabazo. nta kibazo ariko ni ukuririkira gukora kwawe rwose. naho ubundi se uravuga ibyo byo kumwigobotora? yewe naho kumwigobotora byo ni ukuri pe. gusa disi mu gitondo kamfasha gupakira ngazi ngo umugabo agiye mu kazi nakwibuka ko ngataye konyine ngo mvagize agahinda. ariko ubanza yankurije yarakoroza regisi. ubwo se wagiraga agahinda k'iki ko wari ufashe ibyawe ugiye? hari icyo wazanye se? yewe ntacyo nazanye ariko nyine cyaniraga agahinda ni kimwe. nibazaga inzu musizemo icyo azayishyura rwose bikanyurira. nibaza ibiryo biri mu nzu nibishira icyo azarya nkumva rwose mugiriye impuhwe. ariko uri ikigoryi mwana w'amaso. hanyuma asura umuryango utabara imbabare ngo ufashe imbabare. niba wararongoye umugore utagira icyo akora ngo akunganire yarangiza akagerekaho no kugusuzugura niko nk'umugirira n'isi iki? ariko impuhwe zo ntazo. gusa nuko ari akantu k'agatimatima katabura ku muntu mwabanye ariko impuhwe zo ntazo. ntafite nyina na musaza we mutari se ibyo nsize mu nzu nibishira azataha iwabo bamutunge. narengize ngo ariko uzi buriya agahinda waneye urongora kariya kavuna muheta regisi. naribazaga ntariko sa regisi uzi ukuntu iwacu biriye bakimara baturihira amashuri none akaba arongoye agakuba katagira akazi ntikagire n'ishuri ngo byibuze afite icyizere cy'uko azakabona. buriya ni muzima. agazagada waretse we kwigiza nkana koko. iby'urukundo ntubizi koko? oya urumva reka nkubwire kubera gukorera iwabo wayankurije
nyine tukajya duhura buri munsi n'iriya nzobe ye yaka byatumaga mbona ari marayika nitomboreye neza neza hakwiyongeraho rero ko mu gace k'iwabo nayo atandatu yisumbuye ari we wenyine uyarangije byarangiye urukundo rungiza impumyi neza neza ndeba ikezi kiva mu mitoma y'abana ngo urukundo ni impumyi Alexis. Urukundo rurabona, urukundo rurumva, urukundo ruratekereza kandi urukundo rushyira mu gaciro. Urindaga kwiyahura kuri ya mvuni y'umuheto ntakubwira ntishaka na deni aragukunda kandi afite akazi keza kandi warangiza ukananira aretse kwegesa nkana koda none se we ntuzi ukuntu nivugishwaga ngo abakobwa b'i Kigali ndabatinya ariko giturage ni ikintu kibi koko niko abakobwa b'i Kigali se wabatinyaga bararyana ubu se abaturage washatse ukabatunga ku gato na kanini ugahaha ibiryo ugakodesha inzu ukagura imyenda yawe ndetse ukageza no ku kimbe niko wumvaga ariyo bazagira icyo bakugezaho ra iminsi y'ubujiji se ntibaho nsubiza ariko ubu rero noneho ndahonotse mvuye ibuzimu ngiye ibuzimu yaba nagiraga imana na dini akanyemera gusa ibyo ntubigire ikibazo byose birateguye birateguye dini arabizi ko wajuje nta gusubira mu cyaro hanyuma se ibyo ndabishimye nibyo hanyuma ku kazi bizagenda gute dore ndagataye kandi kunyimurira ino sinabyizera urumva ubu se ko ntayo yankurije kubera kutagira akazi ngewe na dini azanyihanganira ntabwo mfite ntugire ikibazo ibyo byose twarabiganiriye yewe mwarabiganiriye akazi ntabwo ufite ariko byibuze ufite amashuri yawe ya kaminuza humura rwose niba atanakwimurira inaha tuzagushakira akazi mu mashuri yigenga harya ubwo karaboneka kataboneka se amashuri yigenga ari muri uyu mujyi wayabara ukayarangiza reka umuntu wize aba yarize ntahaba ahuriye n'iriya nshakarafu y'umugore wawe mukashakire ku buryo abandi bazatangira n'amaze kubona akazi byaba ari byiza cyane rwose wowe tuzi ubanza ukora akazi kakuzanye ko gukosora ibizamini ufite aho uba hari ibiryo hari uburiri hari amazi n'amashanyarazi nta kibazo ufite rwose ibisigaye rero by'akazi nk'umurangi we na Nadine tubirimo uretse rero nkubaza ikintu kandi nkikubaza unsubize ndagusubiza nta kibazo iyi nzu yanyu ko isa nkaho ari ntoya tuzayibanamo turi batatu gabanya iyo myumvire yo mu cyaro aha ni i Kigali de inzu y'ibyumba 2 na sarongo ni ntoya hehese nyamara ni ntoya niko ngiye ngiye gushaka aho nimukira hano maze igihe we na Nadine numara kugera mu kazi muzashaka indi hwanye n'ubushobozi bwanyu icyo ntashaka ni ukumva ngo mwarangije gukosora usuye kuri amutindi gasani ngo niyankurije ni ukuvuga ngo wowe umpaye 2,700 si byose ibyawe se ntabwo wabibonye ko utagenda wowe rero ubwo usigayemo desi nta biceri mfite genda uyavunjisha uyanzanira gira vuba banguka hanyuma se wowe bite byawe niko yankuri kutavuga ndaguha iki nyine naretse ngo abantu babanze bagabanuke tubone kuvugana ku mugoroba se abantu baragabanuka ko aribwo baba baza guhaha wembwira icyo nguha hanyuma mbona uko nakira n'abandi nyine izana akagakayi kanjye wongeremo umuceri 5 n'ibishyimbo 5 n'amavuta ngo iki yizana ese nubuje kwikopesha nta mafaranga uzanye niko yankuri karame ni ukuri mumaze kunjyamo amafaranga menshi rwose oya ntayo nzanye ariko tuzayishyura vuba vuba kweki tuzayishyura vuba naka kinoza kweki niko yankuri uzi ko ntari nararebye mungezamo amafaranga 70,000 yose ntabwo ibi byakunda yankuri ntabwo byakunda rwose oya uyihangane rwose miga ihangane umpa agaceri njye guteka hari ubwo tujya tukwambura se oya cyose ntitwikopesha nakubwiye ngo ntabwo ntibyashoboka sohoka niyakirira abandi bakiriya ubu se naba ndi ikigoryi kimeze gite ku buryo mfata 70,000 nkabigereka andi mafaranga nayo yereka amafaranga arahari ni uko umugabo wanjye adahari nyine ngo tukwishyure ariko humura naza rwose tuzahita tuyaguha adahari se yagiye hehe ku buryo amafaranga yanjye amara igihe kingana gitya yagiye muri Amerika ari mu Burayi ari Oceania ari Australia yagiye hehe nyine
nyine yagiye i kigali gukosora ibizamini bya leta kandi babaha amafaranga urumva ko azagaruka tukabura 70,000 byo kukwishyura. none se ubwo azagaruka akiri amafaranga 70,000 cyangwa azaba yararenze 100? Tuzayaguha 70 biri ubu ngubu sibyo? kandi uje gutwara iki? umuceri ibiro 5, ibishyimbo harya ngo ni iki n'amavuta. ejo uzaza gutwara isukari n'isabune. ubu se koko murumva mudakwiriye kungirira impuhwe mukibuka ko nanjye ndangura? birumvikana ko nawe ukeneye kurangura pe, ariko nawe nyine ngirira impuhwe wumve ko nta kindi kintu ufite mu nzu nk'ibiryo njye guteka. yewe reka ujya kwitekera gusa imana yagize ikarema abagore igashyiramo namwe b'ibizungerezi yahemukiye abagabo rwose. imana yahemukiye abagabo ite se miga? ahubwo ngira ngo yabagiriye neza kuko yabaremeye abagore beza. harya uti ni ibiro bingahe? 5 by'umuceri. 5 by'umuceri? byihorera ibyo bizwi n'abagabo wa mukobwa we. niko ubusa ntugize uryo ukantera injuga nkaba ngiye kukongerera umwenda kandi nari narubiye nanze koko. ariko ntugire ikibazo tuzakwishyura pe. nushaka umbwire ndahirira imbere y'Imana. harya ikindi ngutwara ni iki? n'amavuta uti indahiro. indahiro se ni ibiki? ubu iyo haza cya kigabo cyawe se kikarahira kuri se no kuri nyina hari icyo nari kugipimira. ariko wowe uratakambye utangiye kuzana amarira muri ibyo byiso byawe byererana nk'amata y'inyambo. numva umutima wanjye urashengutse utiha umugore byajya kurya cyangwa ushawe ku migambi. ayo magambo se ameze gutyo ni wowe uyavuga? iki se ikiranta yavuga se ngiye sindi umugabo nk'abandi? cyangwa abagore batoya mutekereza ko abagabo bakuru twe tutagira imisemburo nk'iy'abandi bagabo we? si ibyo mvuze pe. uvuze ngo iki se sinko? nivugiraga ko wakubona ukubara ifaranga hirya no hino atatekereza ko uzi kuvuga amagambo nk'ayo. iyo ikiriye umugore wawe ubibwira buri gihe. ariko si umugore iki? umugore kira hari itegeko se ko ngomba kubibwira umugore wanjye gusa? uriya rero iyankuriye nawe rwose ushaka kumva amagambo meza nyine mvuga ntago nabura kuyakongorera da. kandi cyane nk'ubu umugabo wawe nyine adahari. La vie a pardonné. Toi, j'ai découvert une vie nouvelle. Avec l'amour et le bonheur. Avec toi, je suis ici. Urumva ako kazi kiriko? Kazi kukubwira ikikamudederiye. Engera ufate mu ndashaka. La vie est pitié. karirimbo keza. Kazi kari karyoshye rwose. Kazi kari karyoshye rwose. Reka ndoke nsige naho nzabyinira ku mazi. Uzabyina ku mazi? urashaka kuzasohokana ku mazi se? wirirwa ubaza. ndetse twarirukaho iki Kigali Alexis. twakurira he? ni ku mucanga ku mazi. noneho nambaye akantu k'agakabutura kagira hano dore munsi y'ikibona. hanyuma kakubita akantu k'agapira nyine nako kagira hejuru y'inda. hanyuma nyine akantu k'amafuti mbese. hanyuma agacukamo n'amadarubindi y'umukara. nzunguza ijosi gutya. hazashya koko. iyo foto ndimo ndayireba. uri kuyireba? niko none se ubwo yewe nzaba ameze hari ukuntu ndimo mbishushanya mu mutwe. ubwo nyine nanjye ni agakabutura gato
urumva yego nambaye n'isengeri urumva ndashyizeho n'amadarubindi ya fime amadarubindi cyakora nyine wowe wowe ku isengero uzashyira nyine agashati gafunguye ibipesi ku buryo kagaragaza ibituza ibituza yego bite hano bukambaye hanyuma nyine kuko ndi umuyaguza ngo ukajya uhuha ishati nyine nayo igataraka gutya ngo hanyuma nyine tumere nk'abazungu shava ahiye we wamugani wabonye nuba bivuga azashya n'ukuri kw'ibana nadi ubundi warongora yarongora umugore usirimutse nkawe pe n'ukuri kw'imana nk'ibikoko byo gusohoka ukajya kwishimira ubuzima yankurije yabimenya yawe gusa ubwo kumviriza umugoroba kuko bitewe uhinduye isura se rwose jya uvureka ibyo niba wumva ukumbuye umugore wawe wumvire mu nzu umusange rwose ibyo se ni iki sinshaka kumva ukomeza kugarura umugore wawe mu matwi yanjye mbabarira rwose wirakara rwose si wowe umva koko koko nakugereranya na kariya gatorye ngo ntiyankurije reka kurakara rwose sibyo ahubwo rero hari ikindi twibagiwe iki rero reka twikomereza ahubwo twikomereze yamutsindiye yamurije mbabura none mwihorere powe na mutekere umva rero ikintu twibagiwe twibagiwe amacupa yo gutwaramo amazi cyangwa ji amacupa yego nyine amacupa uburyo nyine tuzaba tugendaga gutya twifotoza dutya tukongera gutya nyine tumeze nyine nka mukerarugendo we uzanafata mucomeka akaboko kanjye mu kaboko kawe nyine nka gutya reka ubwire hatinze kugira ndakajyamo reka nahiye ahubwo sheri reka nkwereke uko tuzabigenza urumva kuko hari ahantu ari kure reka ngewe ejo kare nzindukiye mu cya kare nzagenda ndare nkatishije ngo urarugira ute ngo urarugize utaregisi nkatisha amatike urumva neza ku buryo nyine tuzazinduka tukagenda niya saa 11 mu kadomo hatarenzeho n'umunota n'umwe urumva ku buryo nyine tuzagenda tukahagera nka saa 5 tukirirwa twishimisha tukaza gutaha nka saa 10 niba byiwe nimunyumvira mwa bantu ariko Alexi wayigize sibyo nyamara nibyo n'ubuturage wiceceka ariko unyumve yego n'ubuturage bukurimo simbi guhora turage buye ariko byibuze jya ugerageza usirimuke mu mutwe kagana gutya gakeya ariko se hari ibintu ushobora kuvuga turi kumwe n'abandi bantu ugahita nciririka agacika amazi pe ngwiki soni ariko ngiye hari ibintu rwose ririmo numva hari ijambo kibivuze se nibura mukunze ngaho nyumvira nk'ibintu uvuze ko ibikize ngo uzagenda urarukatishije amatike ngo ubundi tumenengane igicuku ngo twirirweyo ngo tugaruke ikindi gicuku koko nibyo si biki Alexi wowe aho wabereye wabonye abantu bajya mu kwabuki bateza imodoka bagenda babyigana n'abandi bagenzi basanzwe ibyo bintu kuko ahantu wigeze ubibona nanjye reka nkwibarize none se ko ntayo nagiyemo ntayogerwa n'igikoko sheri mbabarira nawe ukwabuki gutangira mukiva mu rugo urumva nyine kandi icyo gihe mugomba kugenda mu modoka yanyu mukagenda muganira murebana akana ko mu jisho mureba imisozi n'ibibaya nyine mwagera ahantu mubishaka mukavamo mukifotoza nyine amafoto yo mu nzira mugenda mucamo niba ari udushyamba niba ari uturabyo niba ari imisozi mbese nyine mukaryoshya ubuzima uwa babiri bitabyigana n'incakarafu z'abagenzi nawe nubwo unyita umuturage nyamara ibyo nta wabyanga ariko ikibazo mfite ni kimwe ibyo bintu uko bihenze cyane none se gukodesha imodoka umunsi umwe wose ubwo si amafaranga menshi bitekereze neza wowe ese gutinya gutanga amafaranga nk'aho utayatunze ariyo agutunze birayenze nyamara ahubwo se nitugenda tuzararayo rimwe numvaga twazagenda nyine tugahita tugaruka reka nako numvise ko uzagenda ukararugaruka tukagaruka rwose Alexi sirimuka wanuciwe ni ku maso pabarira pe gabanya icyo gikoma cyo mu cyaro kikuri mu mutwe wumve ko wageze i Kigali mu murwa muri kapitali urumva erega iwacu ni kure rwose byo ni mu cyaro pe
buriya rero gusirimuka ni urugendo bizagenda biza gake gake ndabeshya se nadiri gusa nyine ndabona ibyo bifaranga ari byinshi pe sinzi ko tuzabibona amafaranga ni menshi rwose ntabwo tuzayabona pe hanyuma si igihe cyose umaze ukosora ibizamini bya leta uwakoreraga amabuye kutahashye ukaba utarakodesheje ntugure isabune cyangwa amavuta yo kwisiga kuki utaka ngo nta mafaranga ufite amafaranga se reka nkubwise ukuri rwose nadiri ntabwo batwishyuye pe twarasinye barangije nyine baratubwira ngo azaza nyuma kwiki niko byagenze pe ngaho ibyo bigiye gutera ikibazo tuzakoresha yawe tuzakoresha yawe aho yawe azasira nyine ubwo nayo tuzayakoresha wumva se samagura garadi byibuze nanjye ubu najya mu bagabo nkavuga ko mfite umufasha none yewe Alex tata we ndabeze nk'uri mu ijoro gaserekera utanera urukanura hasi ashyira hasi rwose niko umugore ashaka kubwira ati ntugire ikibazo uzagusohokana urye uryame we ukore akazi kose ku ikofi yanjye ariko ubundi mbere hose kuko nijyaga kwiyahura kuko narebaga hehe koko cyangwa kwiyahura kuri uriya muteri kaze kwiyahura mana we ni ukuri urantunguye pe utese sha nubwo uruguyemo ariko icara unganiriza umpe n'amakuru y'i Kigali oya nta kibazo mfite mvuye mu rugo hari uko nigenje ni sawa noneho naringize ngo uruguyemo amakuru se y'i Kigali bimeze biti mwamaze gukosora mwese mwaraje cyangwa wagize akabazo gatuma ugaruka sha gukosora byarangiye ejo bundi abaturukaga hafi bahise bataha abakure turarara natwe ejo twazindutse dutaha hanyuma se umugabo wanjye byamugendekeye bite ko ntawe uragera abagabo se ko bagira gahunda nyinshi uhasanga atabuze akagahunda yakatiyemo none se mwaravuganye rero w'Imana sinaguhisha n'ubundi Alex mwareganye n'inshuti yawe ariko rwose hashize igihe Alex tutameranye neza ndabizi ko mwajyaga mutongana bya hato na hato ngo ntubyara ubundi ngo ntukora ubundi ngo uramufuhira ariko numvaga ubwo amaze iminsi adahari byararangiye ntabwo byarangiye n'ubu mwari Kigali wumve ko atashoboraga kumpamagara twavuganaga ari uko ntiyamayinite nkamuhamagara kandi nabwo nkumva ntashaka kumvugisha neza noneho rero ubu nta makuru yarambuye ufite avuga ko ntayo usibye ko banze ko yajyanye n'abandi gukosora ibizamini bya leta gusa reba igihe cyose gishize ntiyigeze anananyoherereza n'inote ya 500 kandi azi ko yansize mu nzu itishyuye ndetse nta n'ibiryo mfite shana ibibazo pe gusa sinzi uko nabivuga ariko ndumva hari ikintu nakubwira nubwo atari cyiza kimwerekeyeho se Uwima umugabo wanjye yabaye iki shaya nkuri yego nta gihamya mfite nshobora no kubikubwira ukanyita umunyamagambo ariko byanze bikunze ndabyiyumvamo ko ariko bimeze wese ubwo waretse kungira utyo Uwima n'icyo ushaka kumbwira ukabura aho ugihera Uwima n'iki cyabaye kuri Alex yankuri umugabo we ntabwo yajyaga arya aho twariraga iyo amasaha kujya yageraga yahitaga ajya kurya mu rugo rwaheze sinamubajije ngo urwo rugo ujya kuryamo n'urwaheye gusa hari umugore wazaga kumureba mu minsi ngo batahane turangije akazi niba rero uwo mugore nawe wamutekeraga ku manywa simbizi nta bushakashatsi nakoze ngo mbyemeze 100% ariko ndumva nk'umuntu w'inshuti y'umuryango y'amakuru ntayicarana umugore w'i Kigali Alex yaba yaramukuye uhasanga ari wa mushiki we witwa Godance wabaga yaje kumureba oya kandi nanone sindi umwana wo kureba abavandimwe ngo mbitiranye n'abakundana bibereye mu rukundo ikindi kandi Godance rwose turaziranye kuko yajyaga musura ku ishuri akatuzanira amata n'amandazi kirika abaye bafite bashiki be babiri Uwima kunteye ubwoba niba koko uwo mukobwa yarazaga kumureba buri munsi mukaba mwararangije akazi mugataha undi akaba atarataha ubwo ibyo bintu byaba ari ibiki koko ngiye rwose mbabare niba mvuze nabi ariko nkurikije uko nabonaga Alex n'uwo mugore bikururana bakina mu muhanda mfite ubwoba bwo kukubwira ngo umugabo wawe ntazagaruke Uwimana we mbabarira ndakwinginze ibyo bintu ntiwongere no kubivuga Alex ntahe nabuwande mana we nabyikize nakwambara iki Uwima
ahubwo se nabaye niyo mpamvu nyine nanjye nabanje kukwiseguraho ariko inama nakugira wamuhamagara ukamubaza uruhande ahagazemo kugira ngo nawe umenye uko utekereza imibereho yawe iri imbere. ndamuhamagara se mfite telefone sinayiriye wima ntiza mpamagaza iyo yawe akira. neza. alo urinde witaba telefone y'umugabo wanjye muko ngaho re iki ahubwo urinde wowe uhamagara telefone y'umugabo wanjye turagora wandaya we niba ari wowe wantwariye umugabo ndakwiyamye umvire ku mugabo ujye gushaka uwawe abasore baruzuye hanze ahangaha cyangwa ujye no mu bisaza ariko umvire ku mugabo urabyumva washyanowe reka se w'agaturage batazi no kwambara inkweto nta soni wowe se abo basore babagiyemo kiwe uburanye umugabo wiza ngahe wize wangije itanakaraba ngo iki ariko urandukira icyo agakobwa we nibaho guhaye gasopo umunsi dayimoni byanjye ko byongeye kukushya guhamagara Alex umenye ko bitazarangiriraho ariko uratukana mama w'agakobwa we kiziraho ngaho zamanuka ngusanga muri icyo cyaro kitagira amazi n'umuriro ngujyane mu gisanga nkoze mu bwonko mbane bikiziba kikuzuye urabyumva we murumva kano gakobwa none kazongera no kumpamagara wakantu bireba iki ko ko noneho uhise ugendara sinajyaga mbona ubanza kuyereka igahinda ihagaze hamwe ukaza kuyitwara yamaze gushyuha cyane. uravuga kuyishyushya se reka biriya mbikora mu gitondo gusa. ese mama urabona nk'ubu ngubu niriwe mu kazi si ngombwa ko mbanza kuyatsa umwanya munini mbere y'uko nyitwara. ntumbaze ibya moto mba mbona rimwe na rimwe watsa ubundi nkabona urazimya simenye impamvu yabyo umbabarire. yewe mama ibya moto byihorere bimenywa natwe tuzitwara si uko hanyuma se hari icyo washakaga kumbwira mama? ubu se mwana wanjye ndavuga ngo iki gusa nyine urebye ikibazo cya mushiki wawe urabona ko gikomeye. ahubwo ngewe yankurije imaze no kumukoraho amaboko mama. oya ntibikabe ubundi reka maze nazimye n'iyi moto urumva niko ndakumva. uriya mukobwa kuki afite ubujiji koko yarize uzi ko yabaye agahwinini neza neza. nawe uti kandi yarize nyine kandi wumva ngo mu by'umugabo yamuhoye harimo no kuba ataraminuje. ahubwo wagira ngo nayisumbuye ntayo yize mama. umva mbese uriya mukobwa ntagiye ntamubwiye ni nta mugabo ufite ngo nzabanza ngo nihangane ngo ndebe aho byerekeza ngo ni mama. aho rwose ntiwarenganya yankurije. ndamurenganya none se batangiye guterana hejuru mu mezi 3 bagishakana. wowe iyo uba yankurije wari guhita usenya ako kanya amagambo y'abantu wayakira mwana wa. nebutse ko nawe wari umushyigikiye ngo uzabanza ubasengere ngo uzabereke imana ngo uzajya mu butayu ngo uzajya mu buvumo nahe cyane rwose. ubu se hose ko wahagiye byatanze ikira imana irumva ariko nibirangiye kimutaye agasigara ku gasiyangara. mushiki wanjye urambabaza mwana wanjye se nyine umutima w'umuntu kushukana kurusha ibindi byose. sawa nyine wowe urebye umuntu w'umuporosoferi wumvaga yata urugo rwe ngo agiye kunyana yembwa iyo zamugi koko. kandi agenda narakubwiye ntibi bintu apakiye si iby'umuntu ugiye kumara ibyumweru bingahe. warabimbwiye niwambwiye ngo agiye gusora ngo ibizamini ngazagaruka niwabimbwiye. ariko numvaga nyine namuhaye icyizere kiraza amasindi kandi sinjye gusa na yankurije ntabwo yumvaga ko yamucika kuriya ngo agende atanamusezeye. ngo atamusezeye arangije atinya no kubitubwira tubibwirwa n'abahisi n'abagenzi. biriya ni ikimwaro umwana wa yabuze aho yahera tubwira inkuru nk'iyo. hanyuma akazamwara kugeza ryari se? urumva umugabo umusize mu bukode hariya mu isantere batuye nta murima bahagira ngo azahinga ibirayi arye nta kazagira ngo azakorera amafaranga agura ibyo akeneye. icyo kimwara azakigira ageze hehe? kuba hariya byo ntibyashoboka mwana wa ni ukumubwira akigarukira mu rugo rwose. nyamara ntagiye ntabuze nitumuzane nta rugo afite mukankubita mu kanwa. rero umuntu abanza kurwaza mwana wa. uzi yaza kera kose ntaba yararambagijwe n'abandi basore batari sugabo nka regisi. erega gusenya si ibintu mwana wanjye kandi uburushyi si icyo wakwifuriza uwawe. hanyuma urugo rubi gusa nyine aho bigeze nta yandi mahitamo afite. naze yicara iruhande rwa nyina na musaza we si we wa mbere unaniwe urushako. naze rwose
ndaza kumuhamagara tuvugane umunsi nzajya kumuzaniraho. umuhamagare. Ikibazo ni uko nta na telefone akigira. ngo ngwiki ese ntabyo wamenye ngo ko yari afite inzira yaramuriye arakagurisha ra nta no kumuhamagara ngo mwoherereze 1,000 cyangwa 2 yirire. Kumuhamagara bisaba guhamagara wa mugore w'Imana baturanye. yego ukamubwira uti ntabona n'ubona umwanya uze kundebera yankurije umutiza agatelefone tuvugane. kuko na telefone yarayiriye. ngo iki yankuri uvuze ngo iki nta soni koko ngo ni nk'ukopa ibyo kurya ariko uzi ko rubanda nta soni mugira mwazitaye pfiriya mu byobo mundimo amafaranga ngaho yankuri noneho n'umugabo wawe muramombeje mubonye ntahombanye mutireka tujye kumukuramo n'andi ni ukumbabarira kuko nanjye sinari nzi ko ibi bizamera gutya. ariko ya ni ukuri Alex yagiye ntabizi agenda atishyuye amadeni twari twarafashe. arewe ibyo nabibwirwa n'iki niba mutarabipanganye ngo yigendere mutanyishyuye? niba mbeshya mfite igihe pe ibyo ntabyo nigeze mvugana nawe. nanjye byarantunguye kumva ngo yajyanye n'abandi bagarutse we ntiyagaruka. mvira mu iduka ubwo utangiye kurira hatagira uza agasangurira akavuga ngo hari icyo ngutwaye. mvira mu iduka pe miga ngirira impuhwe ni ukuri wumva icyifuzo cyanjye kuko ndakwizeye rwose ubishatse wande. ariko ndakurengera njyewe mpomba hakuzi ko abantu mwikunda koko. erega ntabwo nkubwira ngo mpe iby'ubuntu nta nubwo ngarutse kwikopesha kuko ndabizi ko nibyo nikopesheje ntabyishyuye. none niba utagura ukaba utikopesha ukaba utanasaba uri gukora iki hano? wamfashije ukagira imana ukampa akazi nkajya nkora ukampemba utwo kurya ukabyara wambabariye. akazi si akazi wowe yankurije akazi wakora hano ku iduka n'akari ko kose nagakora miga. mwese ko utari umusore ngo nguyakuba ukarani akandi kazi gahara kakaba ari aka ko gucuruza nanjye nkaba mwibereye akandi kazi wumva naguha nakaye wowe. ako wampa kose nagakora pe n'ubukarani niba buhari ubumwe no gupakira rwose no gupakurura nabikora rwose ariko nkabona icyo urya. none se niko yankuri ko numva uvuga icyo kurya gusa niba koko umugabo wawe yaragutaka batazagaruka ubu aho kuba urahafite simeruka mukodesha? aho kuba ntacyo hambwe nishaka nzabe mu muferege. ikimereye nabi ni inzara gusa ni ukuri ngirira impuhwe pe. nushaka umbwire njye nkubura mu iduka nkubure n'imbere yaryo mpanyanyagize amazi ivumbi rwose ntiritumuka mbese ndebera icyo nagukorera ariko mbona icyo mbabarira miga. ariko rero wa mugani niba ushaka icyo kurya urakampaye ntabwo wabura icyo nkorera da. gusa ikibazo ni uko nshobora kukubwira icyo wankorera ukitarutsa ngo ntabwo ubyemeye. ubu ko nduku ndimo wakwanga akazi miga yewe keretse umbwiye icyo ntashobora gusa. oya njyewe se ndi umugabo wo gusaba umugore gukora icyo atashobora koko kandi nzi icyo akora neza kurusha ibindi. noneho ndabibara ntera katurebe uzi ibyo ngiye kukwemerera. urafata ikiro cy'ibirayi ugiye kurya sibyo? nimugoroba ndaza tubipange neza kandi nibigenda neza rwose nshobora no kujya nkwishyurira ubukode bw'inzu nta kibazo ariko abiri ya mbere yo ndasiga nyishyuye ngewe nibigenda neza. ubukode ntacyo bumbwiye miga icyangombwa ni uwambonera icyo ndya naho iby'amazu byo nyirabyo nashaka zansohore rwose nzatura mu muferege. byose se ko ari wowe ubigena urumva wankorera ibintu neza uko mbishaka ukifuza ibiryo wabibura se?
iduka risendereye imiceri kawunga ng'iby'ibirayi ng'iby'ibitoki ng'iby'ibijumba ngaya mavuta ng'umunyu ng'izo salisa ng'izo sapati. Imana iguha umugisha ni ukuri nkuye mu rwobo rwa metero 1000. Nibaza ukuntu nza kubaho, nkibaza ukuntu nzahambira nkasubira iwacu, nkibaza amagambo bazavuga nkumva ntayo umutwe. Aka kazi umpaye nkise rugoboka. Oya nta kibazo kwa Migambi yankurije. Erega burya ni ibisanzwe. Abantu barafashanya rwose muri ubu buzima kandi nanjye ndi umuntu si byose. Ntabwo wabona umugore mwiza w'amaso arabagirana nk'urubura n'ikibuno giteretse nk'igisabo ngo nemere ko yicwa nyine n'inzara mfite icyo mufasha. Nanjye ngomba kugufasha rwose. Ahubwo uzi ntabyikiro ubanza uyora ibyo ushoboye. Ni ukuri pe. Ubundi nibyo bikwiriye kuranga abantu rwose. Ahubwo se ko nibagiwe kukubaza iki nzajya ngukorera iki? Estesheri Karameli, waba interera iyo kanzu y'ubururu nkamara kunywa icyayi mpita nambara sha. Nacyerera uyu munsi titire yarashya hasi none. Ugira ngo se ahubwo ndahara ahubwo ko nanjye ngiye. Nanjye nakerewe cyane rwose. Ugiye se muri iki gitondo? Rega wa mudirecteur wejo se ntuzi ko yambwiye ngo garukiye uyu munsi. Ngo babarira. Nanone ndagiye rwose. Ariko se koko ubu uzajya ubyukira mu badirecteur urare mu badirecteur. Se kandi ni uriya mugabo kurabona azaguha akazi. Ariko ko nta wihakanira umuhakanira hari. Reka mfe kugiye numva ibyo mbeshya none se nagira nta makana ndagaruka ubwo nabwo nakama nyine nandi mahirwe. Ariko se ngabanyumvira umuntu wakubwiye ngo muhure mu kabari muganire koko. Ariko rero buriya wa mugani wawe nanjye buriya nabyibajijeho biranyobera. Bibaze nawe. Se buriya arashaka kunyaka ruswa. Ashaka iki buriya koko? Ikibazo se yanyaka ruswa ho yanyaka yo kumugurira inzoga. Uriya nakazaza kwa Alexi. Gutesha umwanya rwose. Kwanza ngiye mbona aho kwirirwa wirukanka Kigali yose wayimajije amaguru ngo urashaka akazi. Byiza ruko wakwicara ukajya ukurikirana ibyo mu rugo. Ngo nkagira gute? Caraha rwose. Arewe sinshaka icyo gukora rero ngahinduka umukozi wo mu rugo. Icyo utarabona umuntu kurangira ahantu hafatika rwose waza ukajya ugira ibyo ukurikirana hano mu rugo sibyo? Ko ndabyumva kwirirwa niruka ntacyo ntara ni ikibazo, ariko se nanone ikiza nuko nakwicara nkarambya nkarya ntakora. Igihe cyose umaze udakora se wigeze ubwirwa cyangwa ngo burare. Ariko nanone ngomba nanjye kugira icyo nkora. Usiko buri aho kwirirwa muri navuye hanagiye watangira gahunda yo gushaka gatanya na ryashyano ryawe. Ariko rero ibyo nabyo mbirimo. Birimo utese. Birimo rwose. Birugye. None se reka mubwire. Si ko wa munyamategeko yambwiye ko agiye kwegeranya ingingo twaheraho ubundi ngasaba gatanya na yankurije. Ibyo ndabizi ko yabikubwira rwose. Ndabizi cyane. Ariko nawe ugomba kubishyiraho umutima ukabikurikirana neza. Hari umutima bigushyizeho pe. Oya ubu se uheruka kumuhamagara ryari? Ubu koko uheruka kumuhamagara ryari ngo umubaze aho bigeze? Kazakoze nade utigishije nkana koko umuntu wambwiye ati ngiye kubikurikirana nzakubwira ndamuhamagara ngo bigende biteko. Yego mana yego ubaboye ni ubandura ujya riki. Ibyo ndabyumva. Kumuhamagara koko ukamwibutsa uti ya dosiye gerageza uyihutishe bigutwaye. Bigutwaye? None kumuhamagara bya buri kandi se byo. Oya reka ibyo nawe ukunda kubinkora busa. Cyangwa wowe ntacyo bikubwiye kubana nanjye tutarasezeranye. Urumva bikunyuze. Ya nanjye birakimbwiye rwose. Kandi rwose ndimo kubikurikirana pe. Ariko ikibazo nuko uba ushaka kwirukansa ibintu utabanje kubitekerezaho neza. Uti Alexi? Ariko urumva nk'ijambo bumbwiye. Ngo Jesse ntekereza. Ngiyewe na Dine. Ubu mbese ushatse kumbwira ko nta bwenge ngira ngenda n'inyatu. Gusa na Dine. Wamara gugo ntukaremereza ibintu. Urakabya rwose. Mu bintu mvuze ijambo kutagira ubwenge ko kuryumvisemo. Kuki? Ngaho sobanurira icyo ushatse kuvuga uvuga ngo nihutisha ibintu ntabanje kubitekereza. Sobanurira. Mama we. Nicecekere ngo ururimi rwoswa n'urundi. Jambo icyo ushatse kuvuga. Nicecekere rwose ko nta mahane nshaka. Nicecekere rwose. Wose uri mu nzu wima
urumva iyo atari imbeba cyangwa umusebanyi uhitanye ikintu yankuri? naringize ngo wambeshye ari mu nzu. Ariko se ubundi ikintu ushaka kumbaza nta muntu wumva kugera no ku mugabo wanjye ni igiki yankuri? Shawima ni ibibazo. Ahubwo se ko numva indagara zimpumuriye ni hano muzitetse cyangwa ni mu baturanyi? Kareka hano se turatetse yankuri. Indagara zo zirahari ariko nta muntu rwose utetse pe, kiretse niba uhumuriwe nizo twariye ku manywa. Wamaye two guhekenya se ko numva ntushaka. Karabaye reka nzikuzanire. Iyo ndahindagara se ko numva idasanzwe muko. Iyo Alex aza kuba kiri mu rugo mba mvugije impundu ko Imana yakoze ibitangaza. Mbangukanira ndumva nzishaka cyane maze uze ngutekerereze. Yewe. Ngahakirirwaneho ubundi umbwire numve niba hari icyo nagufasha ku kibazo cyawe. Mbego turagara turyoshye we. Naho rero w'Imana icyo nkubaza nako icyo nkubwira. Mfite ubwoba pe. Ubwoba bw'ikizi? Shawima nakoze amakosa. Nahuye n'ikibazo ngo mwikosa ndanuma ntagira n'inyoni ndihengukiriza. Ariko amakosa yanjye ubanza yantamaje. Reka rero nkubwire yankurije. Niba ufite ikibazo ukaba waje kungisha inama ukabanza kumbaza niba nta wundi muntu twumva, nuko unyizeye. Niba rero unyizeye tobora uvuga ikibazo udaciye hirya no hino kuko nubundi nzakubikira ibanga. Uzambikira ibanga se rirabikwa? Ubu se ngiye ko nari nararibitse niba ari byo koko singiye kuri menera umuhisi n'umugenzi. Ariko se nibanga rimeze rite kudatobora ngo uvuge koko? Wima ubanza ntwite. Karabaye utwite nk'iyabikira Mariya se? Wima mperutse kugwa mu mutego nshiduka naryamanye na kiriya kigabo ngo ni Migambi uyu mukire wo mu isantere? Uriya rwose. Baba we. Sha inzara yarandiye njya kumutakambira musaba akazi ngo ndebe ko nabona icyo ndya. Umuvuna muhetaho kukama. Arambwira ngo nta kazi k'abagore afite. Ngo cyakora nimugoroba baraza kundera ambwira icyo namufasha. Aje ati tukaryamana nawe uti ntacyo. Wima yazanye umuceri, azana kawunga, azana amavuta n'ibishyimbo. Ama amafaranga yo gukodesha amezi 2. Nkubitiye kunzana nshonje ndebye ubukene mfite siniriwe nanatekereza kabiri. None si ubona ko ubukene bukugamba uruje ugapfa kwikingira byibuze. Ubu magambo y'abantu muri nanga kuzayakira yankuri. Ibyo se urumva narabitekereje Wima. Ko nari maze guteka umuceri ndi ibishyimbo mpembutse. Urumva ntari kwibaza ngo saramutsa nteyenda. Cyane ko no gutwita ntabitekerezaga. Ni ikibazo abantu bazagucuranga we. Ose urabigira utenyabo. Nabigira nese ko ndi dahishwa. Nyene ndabanza mpishahishe muri iyi minsi ko nubundi bizarangira ngaragaye. Ubu nyine Alex nawe bazahita bamwota ngo ni utabyara. Ariko banza Alex ukimukunda yankuri. Ubwo bajwe nuko bazavuga ngo ntabyara. Namukunda se shaho ko ari satani. Ubundi se umugabo wanjye twasezeranye imbere y'Imana n'abantu. Ubu se byibuze mujya muvugana? Twavugana se telefone nayikuye. Nakomeze itengamarire hamwe n'igitomati cye. Ngiye umwana ngiye kubyara zamaza amarira. Ikibazo se ko numvise se utamukunda, uwo mwana uzamukunda? Simukunda kuko ibyo twakoze nta rukundo rwari rurimo. Nabikoreshejwe no kubura uko ngira ndengera amagara ngo ntahwera. Naho umwana we ngomba kumukunda kuko ni amaraso yanjye. Kandi igihe namaze musaba Imana ni kinini. Birumvikana. Byajyaga kuba byiza iyo mubyarana na Alex. Ariko uko biri kose n'umwana wanjye kandi namusabye Imana ngo izampa icyanga cyo kuba umubyeyi none isubije gusenga. Avanza Tici nello spazio, bella per Calacalabria, il tiro, la deviazione in corner di Silvestri. Nukuri kw'Imana Rivejo, ariko Rivejo no muswa mana yanjye we. Nukuri kw'Imana reba igitego wushije. Mbega umuswa. Oreveye we. Mana we. Umva sheri, ahubwo ngwino urebe uyu muswa nukuri kw'Imana igitego ahushije imbere y'izamu rirahangaye pe. Ari riryonyine. Ndababaye rwose. Uyu rwose sezitaha tuzamugurisha twezanira umwata kurya. Ubunze ndebe urabona amasaha ageze. Ariko se wowe
ko wagira ngo iyo ndi umupira urababwa none se barira nkubaza icyo ushaka ko nza gukora ni iki none se reka nkubwire sinakorobye inzu yose nkayumutse urabona inzu idakeye sinateye ipasi ikintu mbaza ni iki ubu se ntabwo wafata amazi ngo uze woze ibyombo koko cyangwa nateka nimisha nze nanoze ibyombo umva nkubwire na de nta mugabo wazi ibyombo rwose sheri ngo oya ntukamenyere gukabya rwose nakorobye nateye ipasi amajerekani yose nayavomye ngo amazi nagenda tutabura iyo dukoresha none rero ibisigaye nawe ubikore ariko ko mba numva ukora imirimo uyibara kuko ushaka gusiganya aya mbabarira rwose mpamvu ubu se mvuye mu kazi nigeze nduhuka sinahise ninjira igikoni mva njyewe ntabwo nakoza amasahane rwose icyo ukimenye kandi reka wibuke ko ejo nkata amashu nitemye tuba hano ku rutoki dore naritemye rero kandi iyo nkuze mu mazi birambabaza rwose ubwo rero bivuze ko kuba waritemye ukakora mu mazi bikakurya tutazongera kurira ku masahane yegereye icyo ushaka zibaho bazunyuze se umusore ubwo urashaka ko nzajya nteka nahishi nkajya mu byombo nabivamo ngasasa tukaryama wowe icyawe kikaba ukora mu mipira no kurya gusa niko harya uvuze ngo iki ubwo nijya usubirishamo ndakubwiye ngo iyi mirimo yose sinayivamo turamye mu mipira no ku masahane urya ibyo utaguharanira urumva niba ari ibyo uzashaka umukozi ariko reka nkubaze na de ubu amasahane yose ari muri iyi nzu habuzemo n'imwe yogeje twariraho koko ntabwo ujya kuyireba noneho nanjye ntayo ndebye rwose mbisubiyemo niba ntayihari turire kuzitogeje cyangwa mu isafuriya nta n'isoni reka arabivugisha amatama ndabivuze nyine reka nkubwire alexi ni kwa nadine ntabwo ari kwa yagurije mwariraga ku njyo mu urangije neza ndavuze ngo none haguruka woze ibyombo turiraho se haguruka utazansuzugura nanjye nkagusuzugura bikaba bibi urumva iryo ni ijambo bwira umugabo wawe ngo ndavuze ngo nyine haguruka wose nyine niba n'ejo ushaka kumbwira se ntiwakimbwira mu bw'abantu iyo umuntu ashaka icyubahiro arabanza akiyubaha uravuze ngo ngewe nta cyubahiro umuntu aragiharanira nakubaha n'umugabo uvuga ngo ararira ku masahane atogeze yego ku buryo rero wambwira ngo ndavuze ngo nyine reka yo si umugore noneho nanjye ndavuze ngo ntayo noza uravuze ngo ntabyo woza alexi ntayo noza rwose ubwo nizere ko no kurya utarya none ngo ntabwo ngira ubwo nizere ko utadarya ntabwo wibuka ko muri uru rugo uri nk'indiririzi ntacyo ubwinjiza niko utangiye kunyura se ko nta kazi mfite babarira cyane ntandukanye kugucyurira no kukubwiza ukuri kuye sinumva ukuntu umugabo w'i Kigali yicara agatorerwa mu kanwa nk'icyana cy'inyoni waranamubwira ngo akora akarimo ko mu rugo akigira siyoni shaka kurira ku mwanda gusa ariko uzi n'ibindi nadire aka ni agasobanuro uko biri kose ndi umugabo mfite amaguru abiri n'amaboko abiri n'umutwe utekereza urumva neza tekereza se turore itonde ndakubwiye ngo tansiyo ntabwo wakomeza kunsuzugura gutya ngo mbyihangane nadire niko nkubwiye uzanyica uzangora wikize dore none ndakwizaniye nkubita se turebe cyangwa nkubita nonaha urajya hehese akira nkubita kiborese nkorohereze nkubita ntasonirega nkubita nibura umugabo akira imbere genda ntabwo ujya guhagarara imbere nkubise se nibura umugabo ariko wamvuye imbere wa mugore ntabwo nagura wisunika se niba wisunika niba udashaka amahane wakwigira ungirebe umupira ureba umupira ureba iki nyamara ushatse wakwigirayo ushatse wakwigirayo ntabwo vaho maze ariko ntase uratinyutse urabizimya ndabizimije nyine niba uri umugabo wongera ubyatse niba wiyanga wongera ubicane ndabyatsa noneho turebe militi purize nayo ndayitwaye turebe ibyo n'umugabo na militi purize urayitwaye ndayicomoye ndayitwaye niwe uraye ukomanga muri iki gicucu ahubwo muraho none se hari ikibazo se
ahubwo uva mu muryango nkomeze mu mbere oya ariko ntabwo uzi guha umugabo karibu none se ko bwije uricara ugize ngo hari amakuru umbwira yihutirwa ugahita utaha gutezesha gutaha se burya wagize ngo umugabo agira aho ataha burya burya aho ageze bwije arara aho ngaho ariko ndabona utazi no kwakira abashyitsi ahubwo reka nihina agatebe aha ngaha mbe niyicare ni amahoro akugenza se yewe amahoro gusa se wa muntu we ni amahoro amaso rwose yewe urumva nagenzwa n'ikibi mu rugo rwawe koko ngaho se gira mfasha mfasha aya mawe mfasha ko numva mverope iremereye abikira harimo iki mvuye nawe ra si ibyawe se wapfunduye ukareba nyine urumva ndangije akazi hanyuma mbona wa mugabo ubagara cyafite inyama nuko ndavuga ntiwakuraho ikiro kimwe ngashyira nyine yankurije nawe agashikura ku kaboga hari icyo byaba bitwaye nuko nje urakoze migambi urakoze rwose ku mugani wawe naheruka wagushikura ku kaboga kera none se kutishimye nk'umuntu ngiriye neza mva migambi di none se nishimene mvuze ingoma se cyangwa nsimbuka urukiramende nyine umuntu utaherukaga akaboga wakabaye wishima ugahita wirukira mu gikoni ukagakaranga hanyuma mu kanya nyine tukaba turakariye yego komana yanjye yewe yankurije iki gicuku nkasubira mu ziko reka saa yine se si kare kandi humura rwose ndaba nkuganiriza nta rungu uri bugire erega burya akaboga ni akantu kadasanzwe ngewe burya rwose sinshobora kukagura nyine ngo ndare ntakariye nawe wakwakwanya umuntu yaziguze kare birumvikana hase nk'izi saha z'igicuku naba nzirara aho boshye ejo nzimuka cyangwa zo zizimuka none se ubwo urashaka kuvuga ko nyine utaziteka ngo ngende umpayeho yamuri sinkubeshye pe sinasubira mu gikoni aya masaha ngo ngiye guteka inyama boshye ko nari mburaye nzaziteka nzirya ejo naho ni umunsi mbo ntacyo ubwo bitwaye rero kandi urabona abantu turananiwe ubwo sasa twiryamire tuzazirya ejo ngo mwiryamire wowe nande ngewe nawe none se ndahaha inyama ntaye ntaziriyeho ariko kurya ku nyama wahashye ntawe bihuriye no gusasa ngo turyame niba ushaka kurya ku nyama wahashye zita ahantu zishyira umugore wawe aziteye kuzirya none se nazizanye hano nyoboye ko umugore wanjye ahari nuko rero urataha uzagaruke kuzirya ejo ariko se yankuri reka twumvikane nk'abantu nyine b'inshuti ko n'ubundi nta mugabo ufite ntirariye hano iwawe urumva bitwaye iki kuba nta mugabo mfite se biguha uburenganzira bwo kunyituraho uko ubonye ngo ni uko uzanye inyama ubundi se umugabo wanjye hari aho wamwohereje miga haguruka utaha mva imbere kuko niyo nabura umugabo sinashaka wowe urabyumva ariko rero ntese ko atari ubwa mbere ungiriye neza ahubwo urisaza gutyo ngo bigende bite oya taha umvire mu rugo erega humura sinzagutererana nzakomeza kukuba hafi pe ni ukuri rwose ntabwo uzasonza marisheri wanjye ngo iki nyemerera nyine nirarira umfumbate n'ubundi nyine burya urabizi imvura iguye nisubira shaza gasubire mu kanwa k'inzoka kagusha amazuru miga haguruka utaha udatuma nkwihambaho nkakwasa umwase mu mutwe bakamfunga wa mugome we ariko uranyita umugome nkugize ntiyankore hari ikintu nakwemereye sinkiguhe koko ngewe mvira mu rugo niko ko mbona wahindutse cyane reba uko ngenza ngende nezerewe genda se nyine mvira hano wenda sindare ariko ndarire kararire ntuzi n'ibimonyo wakigomewe miga ibyo wakoze warabikoze kandi ndabyicuza ibyo uhatiriza byo ndakubwiza ukuri ko nzarinda mva ku isi utongeye kumbonana mu buriri nawe urabyumva wowe wakigomewe uti ni ukuvuze niko mvuze nyine hanyuma se ko wisaza nkaho inzu utuyemo atari ngewe wayikodesheje ahubwo se
uribuka ko n'ibiryo urya ari ngewe wabiguhaye kandi ufite uburenganzira bwo kubikwambura byose ukajya kwangara. niko alexi mbona inyota ari guhambya sohoye koko zabe byihorere byihorere wa mukobwa ibyanjye ntiwabishobora ubu nahabyutse Gikondo bambwiye ngo hari akazi ndahava njye Masaka ngarutse njya kureba umudiregiteri Nyamirambo wari wakanyemereye mpageze ati bagatwaye mvayo njya ku Gisozi naho birangira uko nguko ubu nje mvuye Gasanze. wiseka aho hose se wahagiye uyu munsi niko icyakora nizere ko wari ufite imodoka yawe utatekaga uretse se ngewe regisi utaramara n'umwaka I Kigali hari undi uzi wo mu muryango wacu wigeze utunga imodoka iyo ngira imana nayo gutega nibura nk'abanyafite wumve ko izo ngendo zose nakoze nateze njyana na Masaka gusa ahandi hose nahagiye n'igitsi n'ikirenge ihangane kubona akazi Kigali ntibiba byoroshye gusa umusore nugera uzakabona bitanakugoye. ibyo byose se atari wowe n'iriya nshinzi y'umugore wanshingiye munyizeza ko muzanshakira akazi. Ceceka iki ko nawe nzamubwira ko ngiye kugwa I Kigali kubera wowe ubona niyo nshuka ibindi ariko ntundahurira amakara yaka umuriro ngo urankingirana dine ahubwo se kuko uvuze mama ndibuka niko mama arahora imperutse kumwereza igitenge nyine n'isharupe na kamba mbiri n'uburoso rwose namubaje niba byaramugezeho naravuganye winzana iby'ibitenge sibyo n'ibingenza goda ngewe nje kukubwira ko nshaka kwisubirira mu cyaro kuko ingirwa mugore wampaye ntabwo twabana umwaka ngo ushire ntawe urica undi ipu nanga kuri igicucu cy'igihone kidashobora no kumva ibyo umuntu akibwira ngo ibyo urabirogotwa mw'iki ufunze uwo munwa wawe none se mbure kutabivuga uranyita igicucu cy'igihone rega ntaso igicucu cy'igihone ni wowe wansenyeye urugo ngo aha ngo ugiye kunshengera zabakire kumbe n'ibishegabo byabuze abagabo kubera ubushege bwabo ndagushinga igiti mu mutwe wawe aho hereye n'utakabura ariko nakubwira ko gikabigiye gukota urante basi umwana wama ibi ni ibiki unkoreye ni gute wampishe ko Nadine aryamye iwawe nkavuga aya magambo yose ko kuzi ko anyumva subiramo ahubwo nereka aya magambo ukanga kunyumva haricyo ntabwo mwese mugira ivuzi shamaraye yumbwira ko hari ko ubundi se ni gute akantu k'akagabo kagira amagambo arutaye abagore nta soni wagiye uvuga ibyo uzasubiramo koko Alexi ibyo uzasubiramo nyine harya ngo ndi igishegabo hanyuma simbwa y'umugabo ivuga amagambo nk'ayo bagomboze tuyitikira nadi ihangane dore rwose ngiye ku muhanda nyaburi umugabo mubana mukararana koko ngo ni imbwa y'umugabo nzibaho gutanganye kwiyamye ntongere kumbwira ubwo bugambo bwawe byose n'ubitse niba ushaka kurengera musaza wawe umurengere neza utanyitwaje uranyumva ibigambo ahuraguye wabyumvise umugabo nyamugabo igita umugore yishinze akamwita igishega bakamwita ingirwamugore yewe ya nawe simushyigikiye ariko nawe rwose uri gukabye iki tuzicare turebe ibitagenda mu rugo rwanyu turebe uko twabicoca ko kumva se ngo kumbuye umugore we wa mbere icyo nzaba ncoca nawe ni ikira ndakanumvise avuga ngo azananyice akiranyica Alexi akira ariyo gahunda bibiza nawe iyi mifuka y'iryo uyibara urashaka kandi ndakubwiza ukuri kutambona ntabwo mbona rwose ngaho bebera wambeba we ubuse none ndashima ndeke nde ari gisa aravuga amagambo atabaho pe none nawe ngo ni imbeba ngo ni imbwa y'akagabo uze kunyigisha goda ntuze kunyigisha urumva icyo kinyabupfura utigishije musaza wawe se ninjye uza kukigisha hari igihe ntamubwiye niceceka ayo magambo yawe ntayo nshaka ese ubwo urajijisha nde rwose urajijisha ndeda windenganya pe wabimubwiraga se ngo kuko ubabajwe no kuba ari kuntuka cyangwa wabimubwiraga ngo aceceke kuko wari uzi ko ndi mu nzu ngo ntamwumva ngize ngo ndi ikigoryi cyangwa njyewe ndabimubwiraga mu rwego rwo kuvuga niba hari icyo utumvikanaho n'umugore wawe tuza muzabicoce nimukenera n'abavandimwe mudutumeho ariko rwose mudatukanye bigeze hariya
godanse reka nkubwire urumva musaza we yaje abundabunda ananiranywe n'umugore wo mu cyaro ibyo ntibyibuka ndabyibuka yansanze i Kigali ntuje meze neza ndi umukobwa mwiza mfite akazi kanjye mpembwa neza nkarya nkananywa icyo nshaka nkambara ngasohokera aho nshaka ariko kubaka ntuvuga ko umuntu aba adasanzwe yibeshejeho kandi nawe rwose si we wishimiye ko umushomeri yigeze akubwira ko namuraje ubusa se ngo ni uko ari umushomeri oya none ngewe icyo dupfa ni ukumubwira ni nyabona dore igihe nta kazi urabona ishyira amaboko hasi ukora uturimo two mu rugo aho kunyumva agashyira akaguru ku kandi nta n'isoni ngo nta mugabo ukora ibyo iyo ni imyumvire y'igiturage kimurimo ariko izagenda igabanuka ryari namumenye umutwe gusa nawe nyine bagacisha make igihe ubona ko hari ibyo ataramenyera ukamwihanganira yinde wihangana wowe Nadine ngewe Nadine yego Nadine kwihangana sha uransekeje koko goda uzabaze se uko ngenteye di urumva umpamagaye ndamwitaba niba ari amagambo uravuga nkavuga niba kandi ari n'indwara urakenyera nanjye gakenyera uranyumva neza igihe cyo gukubitwa urushyi ugahindukiza umusaya cyararangiye n'isezerano rya kera iyo uranyumva neza ntakenyera duhangane ariko uzi ko umuntu aba afite ibintu byinshi mu cyayenge we nanjye numiwe najyaga mbona iriya nzu yanjye ntakirimo ariko natunze nananiwe pe ahubwo se amabase ari hano muri salo ntibisa nawe uwareba icyumba nyashyiramo nanze kukuvuna nzi ko nta n'imbaraga wifitiye birekeraho wa musore naza ndamwereka aho abijyana ahubwo se aya masafuriya ntiwayajyana mukajya muyatekamo ntabwo nakwimukana inkono pe ikitabuze iwacu nta masafuriya nta kibazo bishyira aho ngaho ndabikurikirana uzaba bitwara bamaze gutekereza neza nta kibazo reka mbishyire aho ngaho kose ubundi ko wari warahakanye ngo aho kujya kuruhira iwanyu uzaruhira mu isantire wavuye ku izimuti shawima nageze aho mva ku izima nsanga ibyo ndimo ari amafuti erega kuba ahantu nk'aha ku isantire utagira umurima ntuhagire n'itungo nta kazi ufite ntibiba byoroshye mbere naravuga ngo nzahatana nshaka ibyo nkora ariko sinsubire gusebera iwacu ariko nijoro cya migambi cyaje kintesha umutwe gitashye nsigara mbitekerezaho nsanga ndi mu buyobe yari yaje gukurakuza umwana ze nagakurakuzwe na biheye cyaje ngo kizanye amanyama gitangira kumpagiraho ngo ni inteke kizirye cyo karya umuriro urazikaranga murasangira agakarangirwa intozi nta kibwiye ntiburije sinsubira mu ziko ngo ngaho reka ndare tuzaziryeje ngo arara ngo arare nyine ndakibwira ntikararane n'impiri yewe wakoze rwose ntiwambonye burya nzarinda mpfa njye mu butaka utongeye kumbona ariko uramwanga we ndamwanga pe uwamutukaga gutyo se muri kumwe migambi ndamwanga koko uzi gutakira umuntu uti ndapfuye nyabuna ndamira aho kukuramira akagufatirana n'inzara ngo kereka nimukora ibi n'ibi uzageza ryari se ko yaguteye inda akaba ari se w'umwana wawe uriya mugome ntakabe se w'umwana wanjye umwana wanjye n'uwanjye ngiye nyine n'inka byaranzagatoza imico myiza ngaho uburere nkigisha indangagaciro na kirazira zibereye umunyarwanda katazaba nka cyase cy'igikoko noneho ubwo migambi nturamubwira ko yaguteye inda nkibwira ikizi ngaho nkibwire kibona uko kizajya kinyurukaho ngo kirashaka gufasha umwana wacyo umva nta muntu n'umwe nzabwira se w'uyu mwana nawe uzambemo urumva ni wowe wenyine umuzi nimbyumva ahandi hantu nzamenya ko utambikiye ibanga urumva uwema yankurije we naramuhemukiye cyane n'ubundi kumfata biragoye ariko ntacyo reka mfe kugerageza ruhize najyaga ngurira byeri nibura ntumve ko akibuka neza namugiriraga telefone ye ego iciyemo saramfatara ubu se ndi umuswa cyane ku buryo nibagirwa inshuti nyuma y'igihe kitanageze ku mwaka ruwi umuntu wica ku bantu se nuko aba yarabibagiye ko ari uko aba yarabarenze wimbeshyera rwose wageze i Kigali uhita wica ku barimu bo mu cyaro ntugishaka no kutuvugisha urambeshye pe ni uko nyine i Kigali biba bitoroshye umuntu aba ashakisha naho ubundi rwose ndacyabafitiye urukundo rufitiye abo
ngufitiye siri wizedi kuko n'abasore narababonye alexi ukuntu twari tubanye umbwira ko nkunda sinumvaga ko watandukana na yankurije ngo ushake undi mugore utari ariko n'undi nta wundi nashatse ibintu by'abagore rwose nahise mbivamo mfaye cyangwa wagize ngo ibyawe ntitubizi amakuru yawe yose arazwi ko wagiye kwa mushiki wawe akagushakira umugore w'umuganga bakorana di umuturage yankurije ukamukuriragaho ukuntu uzi ariko ruwi ni ukubeshya pe nta mugore mfite i Kigali pe n'ikimenyimenyi rwose ngo hamagaye ngira ngo nkusabe agatike nigarukire icyaro urashaka kugaruka inose ni ukuri pe Kigali yananiye ndashaka kwigarukira iwacu amagambo y'ino zayakirara ngo amagambo bose bamenye ko ikibazo cyari kuri wowe umugore wawe inda ni ariko wa mugabo ubundi ko ari uko mvuga ukajya kunteza mushiki wawe ngo ndi igisegabo wowe iyo wireba ubona uri umugabo wowe cyangwa uri icyitiriro cy'umugabo hanyuma se we kumbwira nabi nkoze iki ngo ukoze iki koko umva buretse gato ndaje nkuvugishe mu kanya uzi ko hari igihe nyine ngo uri umwana w'imyaka 5 ariko se nkoze iki ukoze iki alexi niba wumva warashatse utanyiyumvamo nk'uko wabibwiye mushiki wawe wazahambiriye ugataha ukareka kwirirwa urira ngo nta mugore ugira ukagira imana ibyo nabibwiye nde ko nta mugore ngira umaze kuvuga ngo iki umaze kuvuga ngo iki kuri telefone kuri telefone numaze kubwira kagatindi k'agaturage ngo i Kigali barabeshya nta mugore uhafite wimbeshyera nadi wimbeshyera rwose ngo ni ukubeshyera wimbeshyera pe ndamubwiye ntibarabeshya i Kigali nta kazi mpafite ukuntu rero wumvise umugore ntacyo mutse rwose noneho ubwo nta matwi mfite yo kumva ijambo akazi ngo nditandukanye n'umugore ariko ibyo kutagira amatwi ntabyo nkubwiye uvuze ngo iki ntabyo mvuze rwose icyo nkubwiye nyine icyo nkubwiye ni uko ambajije ngo ese ufite akazi i Kigali musubiza ngo iki nanjye nyine musubiza ko ntako mfite narakabuze nta kindi rero ncurika rwose uncurukura uko ushaka mbese uvuganye n'umugore wawe wiyoroheje cyane umusaba imbabazi ngo akohereze itike usubireyo Kigali yakunaniye maze aho kukubaza niba nta wundi mugore ufite i Kigali akubaza niba nta kazi ufite gusa umugore wanjye umukuye hehe koko uyu ko ari umujyama witwa Gustave twaguranaga wari uri munyibariza amakuru y'i Kigali ibi by'umugore ubivanye ngo Gustave nyine urabihamya neza ko ari Gustave mwavuganaga none se niba wumvirije neza wumvise tutiganira ibintu byo kubona akazi noneho utagize ikintu na kimwe ukura kuri iyo telefone hita uyimpereza ndebe uwo Gustave urahirira ukisiba ngo nta mugore ugira i Kigali ariko nawe ntugakabye mpereza iyo telefone ndaguha telefone se kari yanjye n'iyawe niba ntacyo wikeka se urayinyemerera mpereza se nyine umva ntayo nguhaye ubundi wagize ngo nshatse ntayo nguhaye umva ndekura telefone ntayo nguhaye ndekura wowe kuvugana nawe ushaka wari wumva umubwira ngo zana telefone ndekura telefone wari wumva nkubazaho muvugana ndekura ntayo nguhaye yanze bikunze urayimpaye ndabiyo ndaya muvugana ntayo nguha ntayo nguha rwose ntayo nguhaye marangi todo umeneye telefone ibi sinabyihangana nawe iki cyawe cyaje nanjye nkimene noneho nawe hanyuma tuyihombe twese ndayimennye nyine ndayimennye hanyuma se iyanjye umennye yo si telefone si telefone umennye ndayimennye ikibyinge kimeneye kandi telefone yanjye umenye ko nutayishyura biragenda bite genda ugiye ushaka rwose ujye kurega ushaka kota uje gukora iki koko hano ariko se nkubaza Alexi uri musaza wanjye dukurikirana si ukugushinyagurira wowe urumva usaba umugabo ryari ntabwo wakwihagararaho ngo uceceke byihorere guda byihorere nuko atari we wambaye amapingu guda uzi gufunga uzira ubusa nta cyaha wakoze ubu kuko Nadine arunguka igikumfungisha azi neza ko mbeshya ariko se ubundi ko naherekera nkubwira nta hantu mu mujyi hindura imyitwarire ucisha make ureka amahane uyu munsi kuko mwapfuye iki ku buryo murwana na polisi kabiza polisi se yabijemo kari we wagiye guhuza ngo ndamwishe bakaza bakantambika
nagerageza gusobanura uko byagenze bakambwira ngo tugende ngo ibyo ngibyo hari aho mbivugira. nyine yaje kwizana kuko mwari mumaze kurwana umukubise none se kiriya gisebe afite ku kuboko yakiteye. Goda uri mushiki wanjye ntacyo nguhisha, tubaye twarwanye nkamukubita nabikubwira kuko ntiwajya kubinshinja mu rukiko, ariko ku izina ry'Imana ishobora byose ndagatwika nigereza niba mbeshya mpfa aka kanya. Nadine sinigeze murya n'urwara. Urumva neza kiriya gisebe nabonye afite ku kuboko ni impamo y'Imana rwose. Uko wakibonye nanjye niko nakibonye. Ntungurwa no kumva abapolisi bambwira ngo ni njyewe wamuteye icyuma nshaka kumwica ngo ndahusha ngitera ku kaboko. none se niba atari wowe wakimuteye niwe wakiteye Alex arikomeretse yivusha amaraso angana kuri none se nahuje kumfatanya nawe kunshinja ko ndumwica kuri mushiki wanjye wari wabona nica n'inkoko kuva navuka kuko njye ubwo biranyobeye shamana we nawe ndakubonye. Afande ngwino nsubize muri kasho nta n'umushyitsi nshaka ko ansura. kandi narabikubiye kutajya ukura hanyuma se kumbwira nabi nibyo bisobanura ko uri umwera. none se wowe uje kunshinja dore nk'ubu uhamagaye n'umupolisi ngo gusubize muri kasho nta n'ikintu tuvuganye ngo turebe niba hari icyo twakora amaguru mashya batarakumanura. none se aho kumbaza icyo wamfasha ko numva nawe uje kunshinja. nyine ntabwo ngushinje niyo nashaka kumenya uko byagenze byose kugira ngo numve icyo nagufasha. ngewe icyo wamfasha ni kimwe gusa ni ukugenda ukansaba imbabazi Nadine. urumva kuko ikibazo mfitanye nawe ni telefone ye namenye nabyo mbitewe n'umujinya kuko nawe yaramenye yanjye nta kindi kibazo rwose gihari. kandi muri dosiye yawe bavuga ko iyo telefone wayimenye nyuma y'uko umuteye icyuma ushaka kumwica ukamuhusha noneho ngo wagira umujinya ukamena telefone ye. ibyo nyine nibyo yabeshye kugira ngo bamfunge. urumva none se urumva yari kuvugisha ukuri ku kibazo ari telefone ye namenye bakirirwa bafunga ko wenda bari kuntegeka kuyishyura. ese nawe kuri kazihamagarira ubu wajyaga kumena telefone y'abandi bishaka hiki icyo cyo nanjye ndacyemera rwose ndanagisabira imbabazi. urumva neza gusa wumve ko nanjye nabitewe n'umujinya w'uko yasanze mvugana n'umuntu aba aranyatatse ngo niyankurije. urumva neza namubwira nti si yankurije n'undi muntu twivuganiraga ntabyumve. umugore yabanyitereyeho ngo nimuhe telefone arebe niba atari yankurije tuyirwanira ubwo ngubwo barayimena. urumva urabizi reka ngende ndebe ko nabona umunyamategeko adufashe. genda rwose umurebe niba ari uko bimeze koko dushobora kugira amahirwe bakakurekura utaragira mu rukiko kuko n'ubu byatari ibintu byagufungisha. ntubyiyumvise wowe nyine wenda badutegeka kugura telefone ariko bagufungure. ariko kuda umva ko bavuga nk'ubu nkagira Imana bakandekura mana yumva ntitaye ngo itike cyangwa ibiki ni ukuva hano nkomereza iwacu. urumva neza ubundi ntazagaruka mu mujyi ntumva navugana na wume. hanyuma se ntuzugere uzakorera umwana wawe na rimwe ra umwana wanjye nde Goda maso umugore wawe ntabwo arakubwira ko yasamye. umugore wanjye nde se dayimoni Rusufero Nadine Marie Satani. ngo Marie Satani agutwite inda rero y'amezi nk'abiri ngo batabikubwiye n'akamiserero mumaze y'imese ntabwo yari kubona ahahera. yababa mana yanjye we mbega ikintu kimbabaje kuruta kuba ngiye gufungwa. umwana nzabyara kuri Nadine nzamugira nte mwoka byaramwe ko numva ntazabona urukundo rwo kumukunda. reka iyi ngiyi nyisekure mama. reka ndayisekura mu kanya niba ushaka akazi genda woza ariya masahani. amasahani ko nayarangije ndayoza kangahe se mama? genda uruhuke rero. ese wowe ntabwo wigirira impuhwe ngo wumve ko umaze kunanirwa koko yankuriye? nyamara nuko ari wowe n'amahame mukabiriza ariko ngewe mba numva mfite imbaraga. nta mbaraga z'umugore utwite inda ingana nk'iyo yawe yankuriye oya. none se abagore batwite inda ingana gutya ntibakora mama? yego gukora wakora ariko wakora ibyo ushoboye. wakoza ayo masahani wavuga utu twenda tudakomeye wicaye ariko ubu nakohereza mu murima ngo jya kumpingira se naguhura uko ngo jya kunyasiriza oya rwose. icyakubwira ko mu mezi ya mbere ariho nari umupfu ntafite n'uwo mbwira ngo nampereze amazi yo kunywa. nta muntu wari ufite nyine. none ubu mfite imbaraga niho abantu bangirira impuhwe bakanyubaha ngo ndatwite. nyine se ko ari uko wabuze uwo kukwitaho ugira ngo icyo gihe ugira iwawe ntaba yaragufashaga n'ayo mazi akayagusukira.
niyo mpamvu rero iyo mumbuza kugira icyo mbafasha kandi mfite imbaraga mbaseka. Imbaraga zawe nkavuga ntaba ntibazi ibyo naciyemo nkimara gusama. Ariko se Yankuri, Karame, reka tuvuge ibintu dusubira ibindi. Dore ndi nyoko nta n'undi munyarwanda utwumva. Mama nizere ko utagiye kumbaza se w'umwana wanjye. None se tuzabaho tutazi umukwe wacu kugeza ryari mwana wa? Umukwe wanyu muramuzi ni Alex. Uwo turamuzi. Se w'umwana wanjye rero ni ngewe umuzi igihe nikigera nzamubabwira. Ryari? Kandi niba unkunda ndagusabye mama ntuzongere kumbaza se w'uyu mwana ntwite. Aha, banza witabe wumve icyo uwo muntu akubwira. Gusa icyo kibazo nubwo nkiretse ngo bitagutera guhangayika ugitwite. Umenye ko byanze bikunze nubyara tuzakigarukaho. Alo. 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 Amakuru wima? Ni meza. Uri mu rugo se? Naba ndi he handi se? Niho nibereye ndi kumwe na mama. Ese uko nagushakaga we? Byakorohera kugera hano nguze nkubwire ko ngufitiye amakuru ashyushye. Wayambwiriye kuri telefone se hari icyo? Oya, kuri telefone ntabwo byakunda, ni amakuru ashyushye rwose kandi ni meza. Byaba byiza ubashije kugera hano. Kunteye amatsiko wima. Njejo se hari ikibazo? Numvaga byaba byiza urabiyamenye pe. Ahubwo se wafashe moto ko nyishyura. nta kibazo rwose nimwiyica rero no kuba mukoranye mu ntoki birahagije. Biragaragara ko mukishishanya ndetse iyo baba abandi bajyaga no gufatana bakarwana, ariko kuba mwemeye gusuhuzanya agenda bibashimiye rwose. Reka nyuma y'amakosa no guhemukirana abantu baranababarirana. Iby'imbabazi byo byihuriye turaza kubigarukaho nyuma. Ndabyumva. Reka mbanze nshimire Yankurije ko muhamagaye mutunguye nkamwinginga nti ngwino ngira icyo nkubwira akemera kuza. Ese ubu ikintu wansaba ngifite nka kikwima ni igiki? Uwima. Ko reba muri mu kazi wanjye ngira nubwo utavukana n'umugabo wanjye icyo nakwima ni iki? Bijya gusa nabyo kuko Alex twiganye igihe kinini birangira mbaye nka mushikiwe n'ababaye musaza wanjye. Impamvu iduhurije hano rero umwe muri twe arayizi undi ntayizi. Ndayizi ariko nsanze muganira nimwe muyizi. Yese ko aribwo nyakandagira ntamenya mu mpamagariye iki. Ntabwo ubeshya Yankuri. Ngewe na Alex tuzi impamvu turi hano. Rwose. Gusa nawe ushaka wayikeka kuko nyuma y'igihe udahura n'umugabo wawe Alex mwongeye guhurira hano iwanjye kandi ubona ko wacishije make nyine. Mwituma nkeka nimumbwira icyo mumpamagariye. Uwima so kuguca mu ijambo. Ariko buriya ntibyajyaga kuba byiza iyo umugabo wawe nawe abahari. Nibyo byari kuba byiza ariko ndamuvugishije ambwira ko akiri kure cyane. Mubwira icyo twamushakiraga ambwira ko nta kibazo twaba tuganira ngo habisanga arafatiraho. Niba ari ibyo noneho nta kibazo. Noneho se Yankurije nawe wamubwira icyo tumushakira cyangwa nkakimwibwira niba ntacyo bitwaye. Niba ari byo byatuma biva mu suku bishaka nta kibazo. Rwose urakoze. Mbere na mbere rwose nanjye nshimiye Yankurije ko yemeye kuza hano. Gitumye ngutumaho rero no kugusaba imbabazi. Ngo no kugira gute? Ndabyumva birakugoye pe. Kandi ko kurebye amakosa nagukoreye biragoye ko wampa imbabazi. Ariko nanone hari umuhanzi waririmbye ngo nta mubi wo kujugunya ubaho. Yankuri. Kuva tubanye sinigeze nkubera umugabo mwiza. Nahoraga nkutuka, nkubwira nabi, nkurya umutima nkoza ku nkeke. Kugeza aho numviye abanshuka ngo baranshakira nk'umugore nirukira umugome. Ariko wari ufite ukuri kuko wahungaga umugore utabyara, utagira amashuri, ntagire n'akazi. Akaba umuturage utazi kwambara inkweto kandi bizungereze mu mujyi byaragushakaga. Ibyo nagututse byo ni byinshi rwose ntiwabivuga ngo uzabivemo. Gusa nyamwanga kumva ntiyanga no kubona. Kuko ibyo bizungereze nirukiye ntacyo byamariye. Ndababwiza ukuri ko yaba wowe cyangwa uw'Imana. Kandi nari narafungishijwe n'umugore banshakiye. Karabaye. Kumona se batakogoje kandi nzi ko abanyuru ikintu cya mbere babakorera ari ukubogora. Nyagasani yakinze akaboko ngarukira hafi. Inkuru ndende nzayibara ubutaha. Ubureka ngushe ku ntego y'icyingenza. Yankuri. Ibyo nagukoreye ni byinshi cyane. No kugukubitira imbere y'amahabara yanjye ndabyibuka. Rwose Yankuri, mfukamye imbere yawe ndakwinginze. Mbabarira rwose. Alex oya. Mfukamishije amavi yombi. Ndakwinginze ngirira imbabazi wongera ubere umugore. Ukaguruka. Kuko ibyo kukubera umugore byo ntibyakunda. Yankuri. Ndakwinginze. Ndusha ubutwaro umpe imbabazi.
bigenda bitera kubona narabonye nyuma yo kwivuruguta mu biziba byinshi nise ko nta wundi wambera umugore atari wowe ndakwinginze rwose mbabarira. Alex byararangiye namaze gukora amakosa akomeye. Ayo makosa ntacyo nako nta nubwo ari amakosa ahubwo nakoze amahano. Sinzi impamvu utabibonye mfite inda nkuru ibura amezi 3 ngo ivuke. Sinasaza imigeri nkubeshyera ngo niya kuko kuva ntaye hashize umwaka urenga. Umva yankuriye rwose nta kibazo mfitanye n'inda pe. Icyo musaba ni kimwe nuko wankunda tukongera kuba umuryango ukaba umugore nanjye nkaba umugabo sibyo? Hanyuma umwana wanjye musigire mama mbura amahirwe yo kwirerera kandi ndiho. Yankurije ntago nanga umwana kuko nta kosa yakoze ndetse nawe ubwawe nta kosa wakoze kuko iyo ntaguta ngo ngende ibi byose ntago biba byarabaye byose ni amakosa yanjye. Niyo mpamvu rero rwose unkundiye ukampa imbabazi nakubera umugabo mwiza n'umwana wakaba wanjye. Ukamera kurera umwana wundi mugabo Alex. Erega sinzi byatubayeho uko nabisobanura rwose nanjye aho nagiye nateye inda. Yewe nawe wateye inda Alex? Niko byagenze rwose ndetse binagenze neza mu mezi ari imbere tuzaba twibarutse. None yankure kwaho nagusize wabyaye nanjye aho nagiye nkabyara urumva nakwanga umwana wawe nte kandi twarakoze ikosa risa. Nukuri nanjye ndishimye pe. Nabonye yankurije asamye inda mpita numva ko ari wowe ikibazo cyo kutabyara kiriho. Numva urambabaje pe. None niba ari uko bimeze nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ihabwa icyubahiro pe. Nuko mutabyemera ariko nanjye biranshimishije kuba nsanze yankurije atwite. Mwumve ko naje nibaza ngo ese ubu nampa imbabazi tukongera tukabana nzabigenza nte ngo muhingukirize ko aho nagiye nabyaye. Numvaga kuzamubwira ngo narabyaye kandi we yarahebye bizaba ari nko kumujomba mu gisebe. Reka rero mbabwira igitekerezo cyanjye kuko umwanzuro wo nuwanyu. Rwose nguteze yo. Alex aravuga ati nakoze amakosa menshi ariko narize ndasaba imbabazi sinzayasubira. Rwose pe. Kuri ibyo arongera hati kandi aho nagiye nateye indejo bashobora kunzanira umwana. Niko bimeze pe. Yankurije nawe akagira ati nasigaye ubuzima nari ndimo gutuma nkora amakosa. Ariko na amakosa yavuyemo ikintu kize ejo bundi nzaba mfite umwana. Wenda iyo natinya ngo abantu bazamvuga nkisubirira iwacu hakiri kare umugabo wanjye abagarutse agasanga naririnze tukazibyarira akana kacu. Nyorohera gato ndangiza igitekerezo cyanjye yankuriye. Nyuma yo kumva buri wese navuga nti nimubabarirane musubirane nk'umuryango. Ni impamo y'Imana rwose ni impamo pe. Kandi ndarahira ko nisubiyeho rwose. Ntabwo ari bimwe byo kuvuga ngo nuko binkomeranye nkaba mbuza honge. Ndabizi ko ngiye gusubira hasi nkatangira kuri zero kuko ubu nta nakazi mfite. Ariko reka byibura ntangirane n'umugore wanjye. Mwese mwarabyaye buri wese afite umwana we. Muzareranire neza kandi birumvikana ko mwese ntawe ufite ikibazo. Rwose. Muhumure muzabyarana n'abandi bana basange bakuru babo. Kandi nimugire umuhate wo kubaka neza. Imana nayo izabashyigikira. Rwose Imana izabushyigikira rwose. Alex. Ndakumva rwose. Ku ruhande rwanjye ndakubabarije. Urakoze rwose yankure. Urakoze cyane. Ndetse n'ibyo w'Imana tugiriyemo inama simbihakana. Urakoze rwose ndagushimiye. Ako buri nta munzu ukagenda ntiwahemukiye nge gusa. Wahemukiye umuryango wose. Ndabizi rwose yankure. Alex. Ndakumva. Witeguye gusaba imbabazi umuryango wanjye. None se yankure. Umuryango ko ari ikintu gikomeye cyane. Ahubwo wagutuma ukajya kuntakambira ukabwira ko nicuza ibi nawukoreye byose. Oya ibyo nabyo ugomba kubyikorera kugira ngo wenda niba hari icyo bakubaza cyangwa bagusaba bakikwisabire. Sinshaka ko ejo cyangwa ejo bundi nzongera ngasigara mu nzu ngenyine ngo umugabo arimo gukosora ibizamini i Kigali. Nta kibazo ndabikora yankuri. Ndabikora rwose. Gusa birumvikana ko nibazimpa nta kibazo wewe wamaze kuzimpa. Ariko se nanone ninzi saba umuryango ukanga kuzimpa biragenda bite? Muri uyu mukino yaranshutse ntiyanshakiye wanditswe na Manishimwe Dieudonne mwumvisemo Alex mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Yankurije mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Migambi mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Louise mwakiniwe na Mugeni Aime, Uwimana mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Godanse mwakiniwe na Maria Oliva, Nadine mwakiniwe na Karangwa Liliane, Mukaneza mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho Mahame mwamukiniwe na Ndayambaje Jimmy.
umutoza akaba ari nawe afashe amajwi y'abakinnyi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.